abakinnyi ba filimi bo mu Rwanda akenshi bakunze kuba nta kindi kintu bakora, ugasanga yihebeye gukora sinema gusa kandi itamutunga. arabyuka mu gitondo akajya gushutinga wenda akantu, urumva agafilimi ntiyagateguye, ntiyakoze iki, usibye YouTube ari bugashyireho nta yindi platform yagashyiraho kuko ntabwo kari international. Ibyo bigatuma ya YouTube azategereza ya mafaranga cyangwa se nayo ntibinayamuha, agategereza twaduceri dukeya twahana ari bujye kwa actinga, utwo ngutwo akatwishyura inzu, akabaho imyaka myinshi nta mafaranga agira, ntakereye akazi. Industry yo mu Rwanda kuri kote wenda ya filime cyangwa ya sinema, nuko abakire batangira gushoramo amafaranga muri industry, tukabona ba Muzosi cyangwa bafite abandi baterankunga bakora ibintu byiza turarabikunda, ariko bakagira abandi baterankunga bavuga ati dushoye miliyoni wenda nka 500 muri filime. Urumva ibihugu yambutse, entertainment yo mu Rwanda rero iri gutera imbere cyane ku buryo abahanzi bo mu Rwanda bamaje kwambuka imigabane myinshi cyane, cyangwa se bamaje gukereya abandi bahanzi bo mu bindi bihugu bakubakana n'ubushuti, bikava kuri ubwo bushuti bagakorana n'indirimbo, ndetse bagatangira kusharinga n'abakunzi. Hanyuma se ugize amahirwe yo gufotora Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, muri wowe wakumva umeze ute? Ayo ni amahirwe atapfa kubona na buri umwe. Ayo ni amahirwe buri wese yakifuza. Nakumva nishimye kuko n'indi ntambwe. Ubu tuvugana sindajya mu ndege. Yes, mbahaye ikaze hano kuri Damu TV Rwa, channel igiye kuzajya ibagezaho ibiganiro bitandukanye by'umwihariko twibanda mu gisata cy'imyidagaduro cyangwa se nanone twibanda ku buzima busanzwe. Nkuko mubizi rero, kugira ngo mujye mubasha kunogerwa n'ibiganiro byacu, murasabwa gukora subscribe ndetse mugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo mujye mubasha kubona ibiganiro tuba twabateguriye. Imbere ya kamera rero za Damu TV Rwa, dufite uwo bita CEO, niwe twahostinze ari we Damu. Damu, ngwaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane, nkuko babyivugiye ni Damu, ariko turi kubana n'umugabo mukuru cyane wita Thomas Karemera, turi kurebana. Aha, da umeze ute se? Meze neza, n'ibya Kigali ariko ahandi meze neza. Amakuru mfite ngo nuko abantu bawe bo kuri channel bari barabahunze, ni bari baragiye Kongo. Ahubwo bo baranyanze, kubona badakora n'izo sabu. Wari umaze imyaka 100 udakora kuri channel yawe, ariko ubwo wagarutse ni fresh. Twibutsa abantu ko buri muntu wese wakoze subscribe kuri Damu TV Rwa tujye kujya tubana umunsi ku munsi, nawe utarayikoze yikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Hanyuma se buda, ngiye mbanje kugira ikibazo cy'amatsiko. Ngiye kuntu nkuzi uri umuntu ufotora mu birori bigiye bitandukanye, mu makwe, kandi ufotora neza, ni ibintu wagize umwuga kandi ukora. Ibi bintu urabona uzabihuza n'itangazamakuru bikavamo? N'ubundi ahantu byose bihurira, byose ni ugutunga umuntu kamera cyangwa bakayigutunga. Ariko hari andi makuru shangwa buriya ngo abafotografe shangwa ari ukuntu buriya ngo abafotografe ngo benshi ngabari indaya, ngo bitewe nuko ngo yo bugiye mu bukwe gufotora, ngo babana ngo babambariye umugeni, ngakakubwira ati wamfotoye ukamufotora amafoto angahe meza cyane, buriya ngo umuntu abafotora neza kurusha abageni. Hanyuma ukabumwatse nimero ukavuga ati udufoto uzaze ntuguhe mu rugo, yaza ukahita ugira. Ibyo bintu abafotografe muvugwaho nibyo cyangwa bababeshyera? Ibyo ngibyo ni ibintu bivugwa ku muhanda. Ibyo ngibyo ni n'ibintu bikorwa na wa muntu utari umunyamwuga. Akenshi hari umuntu uza mu mwuga atarawize, ntazi amategeko, ntazi ngo akazi gakorwa gute, yabona nk'umufamile wabo akajya nko kumufotora. Mu gihe abandi yakagoye kuba hari abantu ari gufotora, wakigira hehe mu nana.
kwiteretera abyumvishe akigira mu nani mu gihe wa wundi uri professional ari wa muntu wabyize uzi icyo ashaka ushaka kubaka wenda umukira runaka urumva akavuga ati niba ari akazi ni akazi nta nubwo umuntu erega agomba kukubwiriza ngo mfotore kandi warishyuwe niba ari mu bukwe warishyuwe hanyuma hari ibindi bintu bijya bikunda kuvugwa kenshi ukumva abantu baravuga ati se buriya photography buriya ni umwuga ushobora gutunga umuntu wenda nk'urubyiruko ushaka kuwugana we watwihera ubuhamya nk'aho ubikora photography ni umurimo mwiza cyane ni akazi keza ni akazi wafatanya n'akandi kazi sinzi ukuntu niba ari uko nkakora kenshi umunsi ku munsi sinzi ukuntu nakakubwira ni akazi ushobora kuba wicaye nka mu gitondo ukabyuka mu gitondo ugafata breakfast ariko utazi kuri bubone amafaranga wenda ukaba uhugiye no mu kandi kazi ukajya kumva nka telefone iraguhamagaye ngo hari event runaka hari event igiye kuba mu gihugu runaka kuyijyamo iratangira saa 12:00 wenda barakubwiye ati baraguha sheke wenda y'amadolari wenda 100 kandi ako kazi niba ari event iri bube isaha imwe niba hari ibindi bintu rero wari uri gukora urumva uraba isaha imwe uraba uko wishe inyoni zingahe bavuga ngo ni ebyiri ariko njye ndumva uba wishe 3 urumva ni akazi keza bafatanya n'ibindi n'akazi gatunze abantu benshi muri iki gihugu no ku isi hanyuma wenda ndagira ngo wenda uyu munsi ntituganire byinshi kuko turi gusa nk'abakora intro ku biganiro tugiye kuzajya tuba hano kuri Damu TV Rwa icyo basabwa nyine barakize ni ukudushyigikira bakanda subscribe rwose n'akazoge hanyuma se ugize amahirwe yo gufotora perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri wowe wakumva umeze ute ayo ni amahirwe atapfa kubona na buri umwe ayo ni amahirwe buri wese yakifuza nakumva nishimye kuko n'indi ntambwe ubu tuvugana sindajya mu ndege sindayijyamo ariko mufotoye buri munsi tujoro byahita biguhesha amahirwe yo kuzajya ubona n'abandi ba perezida nkafotora n'abandi ba perezida bityo credit yanjye ikaba ibaye international ntabwo waba ukifura umufotogarafe wo mu Rwanda iyo ufotoye ubundi umusaza ubwo uba uri umufotogarafe w'isi ukazenguruka isi urumva ayo mahirwe ntawe utayifuza umusaza wacu nawe ubwe ni isi n'isi yaba igenda mu yindi si ubundi icyifuzo mfite nuko wenda kitabaho wa mugani umuntu aba yifuza ibintu byose uko abyifuza ntibibe njye mba numva nka perezida wacu bamuhaye nko kuba perezida w'isi yose umenya isahari yagira amahoro isi yatuza ziriya ntambara twumva ngo za Ukraine na he zose umusaza yahita azicecekesha nta sasu ryazongera kuvuga mu isi kubera ko buriya niba hari ikintu namuboneye kandi mukundira buriya ikintu cya mbere ashyira imbere ni amahoro n'ubumuntu ni amahoro hanyuma dukomeze ku bijyanye none se na entertainment yo muri uru Rwanda uri kuyibona ute wenda duhere ku bijyanye n'umuziki entertainment y'u Rwanda uyibona ute umuziki wenda duhere kuri wenda za 2 kuzamura aho hari abami n'abamikazi batari benshi hari abami bitaga ba Jay Polly ba nyakwigendera shout out kuri Jay Polly hari ba Makoni Koshwa hari ba Oda Paccy gusa ba Oda Paccy baracyahanyanyaza niba ariko barazimye barahanyanyaza bari guhanyanyaza ariko nkeka ko kugira ngo nawe azime nawe yambaye ubusa byarangiye banamwatsa ubutore kandi wenda mu gihugu arimo iyo ugerageje guta ubutore mo gakeya n'izindi ntore zigucikaho bivuze iki rero bivuze ngo nta ntore ijya mu zindi ntore yambaye ikabutura cyangwa yiyandaritse uri intore ukajya mu zindi ntore wambaye ikabutura waba ukiri intore rero ibyo byose byagiye bituma hari amakosa amwe agenda akorwa n'ibyo byamamare bigatuma bisubiza inyuma kariyeri yabyo kuri icyo warumbajije industry yo mu Rwanda
cyangwa entertainment yarakuze duhereye wenda nko ku bihumbi 2000 wenda abana bavutse mu bihumbi 2000 mubabarire neza mu birebe murareba mutaravuka murebe naho mumaje kuvuka aho ibintu bigeze ibintu bigeze ku rwego rwiza aho Shaggy afata telefoni yiwe yaguze amafaranga ahenze kavuga ati Bruce Melody reka mamagare umuntu mu Rwanda ze dusangire ibya mu gitondo urumva ibihugu yambutse entertainment yo mu Rwanda rero iri gutera imbere cyane ku buryo abahanzi bo mu Rwanda bamaje kwambuka imigabane myinshi cyane cyangwa se bamaje gukereya abandi bahanzi bo mu bindi bihugu bakubakana n'ubushuti bikava kuri ubwo bushuti bagakorana n'indirimbo ndetse bagatangira kusharinga n'abakunzi. Yego. Aha, hanyuma se ku bijyanye wenda urumva umuziki byo uri gutera imbere kabisa. Ku bijyanye n'amafilime ku bintu bijyanye n'amafilime filime zo mu Rwanda nago ziratera imbere cyane. Wenda ngo zijye gukompeta nizo muri Tanzania, Nigeria nago ziratera imbere ariko impamvu zitaratera imbere impamvu na music yateye imbere cyane nk'umusaza yafashe ukuboko kwiwe aravuga ati bana banje aho ngiye mujye munkurikira ngwino muri Rwanda Day ngwino hehe isi yose kubone isi yose yumve wa mwimerere umuziki nyarwanda. Rero muri filime haracyabura imbaraga haracyabura ukuboko kugira ngo noneho na babandi bakina filime babone ko bashyigikiwe batangire kwirefera cyangwa gukora international movie. Aho ni sawa kabisa. Gusa nanone ibivugwa nuko ngo muri filime nyarwanda hanuka mu kintu bitubukene. Ikintu kiri kunuka muri filime z'inyarwanda ubukene abakinyi ba filime bo mu Rwanda akenshi bakunze kuba nta kindi kintu bakora ugasanga yihebeye gukora sinema gusa kandi itamutunga arabyuka mu gitondo akajya gushutinga wenda akantu urumva agafilimi ntiyagateguye ntiyakoze iki usibye YouTube ari bugashireho nta yindi platform yagashyira kuko ntago kari international. Ibyo bigatuma ya YouTube azategereza ya mafaranga cyangwa se nayo ntibinayamuha agategereza twaduceri dukeya twahana ari bujye kwactinga utwo ngutwo akatwishyura inzu akabaho imyaka myinshi nta mafaranga agira ntakereye akazi ntajye mu bindi. Ibyo rero bigatuma industry yo kuri kote ya filimi nta mafaranga yibamo usibye bano ba Papa Sava bagize wenda ntuzi se n'uwatorotse kubera amadeni uriya Samusure birababaje cyane kuba waba wenda ufite wari umusitari ugahamagara ukavuga ati mwamfashije mwakoze ikigongwe utarubatse n'abantu byibuza n'abantu bose muziranye utarubatse n'umuntu wahamagara ukavuga ati nkura mu kibazo cya miliyoni 10 n'urugero. Ariko nanone abantu bamaye amafaranga ahubwo nanone umenya mu basitari harimo abantu bibisambo ibaze ko bamaye amafaranga avuga ko agiye kwishyura amadeni akagaruka mu gihugu bayamuhana ya madeni ntayishyure akaryumaho ikofa akarihekenya na n'ubu ntaragaruka na n'ubu gusa urukiko rwaranamukatiye ni ukuvuga ngo agarutse mu Rwanda yahita afungwa rwamukatiye adahari. Bivuze iki rero ari jewe yifata ngo icyo yita ubusitari akagikoramo amanyanga kandi ayo manyanga akayakora akeneye indamo akica rya zina ryari rimutunze akagira ngo niko bizahora bikarangira azimye burundu. Rero kugira ngo wenda kuri cyo rumbaje kugira ngo industry yo mu Rwanda kuri kote wenda ya filime cyangwa ya sinema nuko abakire batangira gushoramo amafaranga muri industry tukabona ba Muzosi cyangwa bafite abandi batera nkunga bakora ibintu byiza turanabikunda ariko bakagira abandi batera nkunga bavuga ati dushoye miliyoni wenda nka 500 muri filime atari ukuvuga ati wenda ngo filime yazinarenze yaza iri international. Hari filime nibuka neza yakiniwe hano mu Rwanda nayibonye ku Nyarwanda yayikoze bita Ace of Hearts ndi yakira ni nshyashya bashutingiye naho hari muri arena
harimo n'abakinnyi b'igihugu. Ni filimi nziza cyane. Hari Ikirezi Films, niba ari Ikirezi Films cyayitoyemo inkunga cyayikane. Filimi igiye gutegesa igihugu ya Tom Close we. Umva ira filimi irimo abagabo, irimo batonto, shout out kuri batonto, irimo ni filimi zaba ari nziza, impamvu zaba ari nziza yaricaye arayitegura. Tom Close yaricaye, nubwo wenda abantu wenda batarayibona, ariko nisohoka tubateye amatsiko zaba ari filimi nziza, zaba ari sawa cyane. Ari naho turi kubabwira ngo abakire baze bashoremo iki amafaranga muri sinema, nkuko Tom Close yavuze ati mfashe ibuye ryanjye ndijugunye ku muziki, ndijugunya no kuri filimi, kandi ibintu byagenze neza. Kandi iyo filimi iri gutunganywa, ndakeka yararangiye harabura ko isohoka. Hanyuma Madam G, ntago narinzi ko rero ikintu kijyanye na entertainment ukizi kuri uru rwego. Abakunzi bawe cyangwa se abagukurikirana no kuri YouTube channel yawe ariyo Dam TV bitegura ibikorwa byinshi by'umuriro, ariko nanone bibuke kuzajya baduha ibitekerezo. Aho hasi hariho nimero yawe, wakena kukuvugisha yakwandikira kuri WhatsApp, n'indi nkunga yose yashaka kugutera. Iri ni itangiriro, twagira ngo tubanze tubahe ikiganiro kimeze nka intro, tuzatubakubita showbiz za buri munsi umufiririzo. Jihad yaravuze ngo bajye batera agasonga bugari, twese turavuga idiva, twego bajye batureba bicaye mu madiva. Okay, ndamujireka ngushimire rero ku kiganiro cyiza tugiranye, nubwo ari ikiganiro kitamaze igihe kinini. Tuzasubukura dukora ikiganiro none kirekire, urabona ko n'ikirere gitangiye guhinduka, gusa abantu bamenye ko Dam is back. I'm back. Ya ndabashimiye nanjye, nago na buri kintu mbabwira bakunzi banje, bafana banje, ndabakunda cyane. Imana yabampaye, ndayishimiye cyane kuko yampaye abantu bagaciro. Buryo umuntu ujya ugusura account yawe agakora subscribe, agakanda no kukazogera, kugira ngo ejo mu gitondo cyangwa se nejo bundi ni uploading ikintu azakibone. Ndagushimiye cyane, tuzatubana umunsi ku munsi. Icyo usabwa ni gukora subscribe. Thank you.